Guys, muri iyi video ndashaka kubaha ukuri mubashe kuba mwamenya ngo ese byanyabyo Bikira Mariya yabonekeye abantu b'i Musanze cyangwa se ntiyababonekeye? Yarabonekeye byanyabyo. Ngiye muri iyi video ndashaka kwemeza neza impamvu yaba yaratumye Bikira Mariya abonekera abantu b'i Musanze, ubashe kumenya icyabiteye, niba kuko byanabaye byanyabyo atari ibintu by'ibuhuha. Ngende kugushyira ukuri kumugaragara ubashe kuba wamenya imva n'imvano y'ibi bintu. Mbere ko dutangira rero muntu wanjye, banje kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show, wowe kandi subscribe nawe turakanda subscribe. Ino munsi wo kandi subscribe rero ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane cyangwa inama nyinshi zinyura kuri ino channel ariyo Iwacu TV show. Ngira ngo rero dutangire turi dutinda amakoni, ngira ngo abantu benshi cyane umaze iminsi mubona inkuru ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ko bavuga ko nyine mu karere ka Musanze Bikira Mariya yabonekeye abantu. Amakuru yongeye nabashe kuba nafata nigere kuri teri hari ku kigo cy'amashuri cy'urwungerwa hari aho bita ngo ku kigo cy'amashuri cya Gataraga mu murenge abantu bita mu murenge wa Gataraga, ni naho bita ngo mu Rw'Inzovu. Abantu muhaze murahaza ahantu bita mu Rw'Inzovu. Amakuru yongeye nabashe kuba nakurura, ngewe nabashe kuba nabipeza amakuru numva ngo ukuntu byaje kugenda nyine ngo hari abana bahigaga nyine bigaga kuri kiriya kigo cy'amashuri cyaho bita ku Rw'Inzovu. Murahaza abantu mujya mu karere ka Musanze. Ubwo rero ngewe n'ababareje barambwira ati ngo baje gusenga nyine berekwa ko Yesu nyine Bikira Mariya agiye kubonekera aho hantu hafi aho ngaho, berekwa ko azabonekera ku giti ahantu ku ipoto. Ubwo rero uwo munsi bwarakiye mu gitondo aribwo abantu mwabonye amavideo menshi cyane, abantu bahuzuye nyine baje kureba nyine ngo Bikira Mariya yabonekeye, kuko habonetse abantu benshi cyane, abantu baruzura barabana, ikigo cy'amashuri kiruzura no mu muhanda, ibintu byacitse ngo Bikira Mariya yabonekeye abantu. Ariko ngewe nanjye nshize mu bwenge bwanjye ugashyira mu bwenge bwawe nawe ugatekereza, usanga biriya bintu ari ibihuha atari ibintu bavuga ngo ni ibintu bya nyabyo. Ngewe nje kuguha ukuri umenye imva n'imvano y'ibi bintu byose ikiri kubitera. Ikintu kiri gutera bino bintu rero mwabantu ngo rwose inama nagira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bantu bose bari hanze y'igihugu bari kunyumva, mwabantu mwe isi iri mu marembera pe, isi mu marembera. Ni ukwihana rwose tugasenga tugakizwa, naho ubundi ibintu birakomeye. None se tubishe ukuri ko namwe muri abantu bazima Bikira Mariya abonekera ku ipoto? Kari ibintu bigenda bigacanga umuntu. Bikira Mariya abonekera ku ipoto? Mwabantu mwe ni ugusenga rwose, kuko ahubwo ibi ni nko kuvuga ngo ni nk'intangiriro z'ibintu tuzagenda tunyuramo duhura nabyo. Satani arimo aragota abantu, akaza abeshya abantu ngo ni Bikira Mariya cyangwa ni Imana iri kubigaragariza, kandi ibi ntabwo ari byo pe. Ngewe nabashije gukoresha ubwenge bwanjye mbaza n'abantu, kandi nanjye mbasha kuba nabaza Imana ndavuga ati se ibi bintu nibyo koko? Ko biri kose urongeye ntabwo naha abanyarwanda ibintu bitizeye cyangwa njye kubabeshya. Mwabantu mwinguma gushishikara cyangwa ngo muhabuke muvuga ngo Bikira Mariya yabonekeye abantu b'i Musanze, ntabwo ari ibintu bya nyabyo pe. Biriya ni ibintu nyine ku bantu bari bahari babona ko ari ibintu bya nyabyo, ariko uranagasha ni ibintu njye natapfa kwemera kuri jyewe, kandi n'undi muntu wundi wese yatekereza cyane yakumva ko atari ibintu bya nyabyo. Ahubwo twe dukwiye gusenga tukiyeza, kuko Yesu ko bigaragara ari hafi kuza pe. Ni ugusenga tukeza imitima yacu, kuko ntabwo byoroshye ibintu turi kunyuramo. Ubona ko isi iri kurangira. Ni gute Bikira Mariya abonekera ahantu akabonekera ku ipoto cyangwa ku giti? Ni ibintu bitumvikana. Ubwo rero mwabantu inama nabagira, musenge mweze imitima yanyu, Imana ubwo izasanga buri muntu wese yejeje umutima we nta kibazo afite nacyo, kuko isi turimo turajyamo rwose ni isi y'ibibazo, ni isi iri kutujyana mu bindi bintu. Si ibi gusa kandi ngo Bikira Mariya, hari n'ibindi bizagenda biza. Mwabantu mwe no kwiyeza imitima rwose, mukagana Uwiteka akaba yabafasha. Ngewe urumva ndanga ku bwanyu mwenge bamenyesha ibintu byinshi cyane, gusa abantu mukomeze kwabuka muvuga ngo Bikira Mariya yabonekeye. Ntabwo ari Bikira Mariya, ahubwo ya ni intangiriro z'ibintu tugiye gucamo. Satani arimo aragota abantu, akaza mu ishusho yigira nk'aho ari Imana, kandi atari ari Satani arimo akora imirimo yayo. Mwabantu rero mukanguke, murebe kure mubashe kuba mwamenya ibiri imbere. Mbakiye rero mwabantu banjye mwe, abantu nkunda cyane, ntabwo nabifuriza ibimba ngo bakubifuriza ibyiza.
ngo mureke dukize tweze imitima yacu tubashe kumenya aho turi. Ndabakunda cyane, mwande subscribe mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane binyura kuri ino channel. Ciao ciao, ndabakunda cyane.